iyo wafatisha ka business ufite business iri kugenda neza akagira umuntu ushaka kuyisenya wamworohera ufite n'uburyo bwo kumwica ni wamwica hagira umuntu kwitamika muri business ni wamwica kuri nyanembwa mu nzira icyo ni icyambere urumva icyo ni icyambere kandi business itezwa n'iki n'imbere itezwa iki imbere n'iki giteza business n'abakiri urumva Regis rero umuntu w'umugabo twakoranye business ibyo cyari kumbabaza nuko ari gupfana yanjye ariko oya nago tugipfuye twaba twicwa ntago mu gipfuye abanzi mwabahitanye rero ndagira ngo umenyeshe ko hano na supaguru ririmo urumva suko itangezeho wayimaye ahubwo supaguru nayikizemo kare hani wawe asigo kugira ngo dusigaye tufungura kuva saa 7 kugeza saa 8 zonyine kubera ko abakiriya babuze uriya niwe mukiriya wenyine ngira hamwe niwe mukiriya unteza imbere niyo yinjiye abandi bose buri yikiza kumenyesha ko hari uriya nibwo nari kuba wenda nakoze iki nibwo nari kuba nashatse ukuntu mbigenza ntabwo nari nzi ko ari uriya niba yaranakwambuye tuza rwose kuko nta muntu n'umwe wagufasha mu kumuhemukira ngo numvishe nawe supaguru washyizemo aha washyizemo ese wumvaga iyo byeri ari nk'isanzwe nureba neza uzegeranyije urabona izi byeri usubona ko iyo ari umukara cyane se iyo byeri ari nk'izenitse fata ibyawe cyangwa nayo wapfuye yimaze nibura icyaka ko nta mugabo urabona nanjye niyo ntamuroga urabona ari kuzamurogesha ahandi hantu bisaba ko nkukura mu nzira kuko igihe cyose kiriho uriya mugabo ntago afite amahoro kandi no mukiriya ngira sinkubeshye iyo ahageze aratubwira ngo dore n'amasaza atangiye kugutumaho menya utangiye kuboreramo imbere uyu mugabo iyo ahageze agura inkoko 5 ubwo si uwo muntu wamwica gute ubuse hari na brushette waguze uretse bye nazorogiyemo umuntu hari na supaguru niwagiye kuyigura hanze amafaranga yo kwima nzagutera nk'umuzimu wa muka zantera nk'umuzimu abazimu nitubukibatinya aho twatangiye kuri irimbwa abazimu nitubukibatinya kazana amagara mubona urenga okay uzapfa ryari se wowe sinshobora hari deni ifite ry'urupfu